twumvikana nyine ko twasabye ubuyisilamu ngo dushyira ya uploading. Ubu views muzigurishije igiciro, ubu views koko nicyo kintu. Ubu idini ya Allah muyigurishije kubona views, mujye mubona views mube murishimye. Ubu nicyo kintu muri gukorera. Bwana Rubangisa Suleimani, ndakwemera, ndanakubaha, ndanagukurikira ibiganiro byawe rwose pe. Rimwe na rimwe njya mbona hari n'igihe ukora ibintu byiza, ariko abantu nibateza umurindi, kuko abantu nta kindi kintu bakora uretse gusenya idini ya Allah. Kabone nubwo baba bari kuvuga ukuri, ikintu cyose washyira hariya ku mugaragaro kigaragaza nabi iyi dini, wallahi uri gusebya idini yawe, kandi ntabwo ari byiza pe. Masikini abayobozi, reka nkoresheje ijambo Imana imbabarire, nubwo atari masikini uretse ko banifashije, Allah yabahaye inema, ni ukuri kw'Imana. Reka nkubwire, billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa lam yudlil fala hadiya lahu, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ikuzo nishimwe n'abandi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha by'Imana n'ibisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi ari Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, we n'abiwe n'abasangirangendo be ndetse n'abandi bazakomeza gukurikira iyo nzira kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko twazaturi muri abo ngabo, Allahumma amin. Bayisilamukazi rwose turababaye, kubera ko ibi bintu birimo kugenda bivugwa hanze ahangaha, abantu barimo kugenda badusenyera idini. Iyi dini wagira ngo barayifashe bayigiriye aba papa wabo ndetse n'iyabase. Ntabwo ndi bwongere kugaruka ku bintu bijyanye no kuvanga aya magambo n'amatiku. Ibi bintu twebwe ntitwamaze kubirebera nk'abayisilamu. Mu by'ukuri wenda twebwe hari abenshi wenda badafite ijambo rirerire rinini, ariko ndagira ngo ngaruke ku mushehe umajije kugaragara ku mbuga nkoranyambaga cyane agenda asebya idini y'ubuyisilamu, umushehe bita Ali Pepe. Uyu Ali Pepe mu by'ukuri amajije kuturambira nk'abanyarwanda, nk'abayisilamu. Ibi bintu dukomeza kubyumvira, amajije guca ibice mu bayisilamu, abantu tumajije kumera nk'abafana. RMC ibintu byose RMC itangaje abishyiraho akantu. Iyi umma sinzi ahantu iri kutuganisha, ariko niba uri umuyisilamu wivugira ko ufite n'ibyangombwa by'uko uri umushehe, ni gute umushehe atagira disipurine kugeza ku rwego rw'uko avuga abayobozi be nabi, akagenda hariya ku itangazamakuru akabatuka? Ariko si Ali Pepe yonyine ndi kugenda mvuga gusa, ahubwo hari n'abandi bamufasha kumutiza ku karindi. Mu by'ukuri Rubangisa Suleimani turamwemera, niwe nyiri cano, iriya cano ya Dawa Rwanda TV. Nawe byanga bikunda wenda aho ari ashaka kuzumva iyi sound note. Mu by'ukuri uyu mugabo we Rubangisa pe, mbere twaramukurikira ibiganiro bye, ashyira ibiganiro byubaka abayisilamu, tumajije kujya muri mudu nziza, ubona ko akora ivugabutumwa, abaturage abakristo bakagenda bamukurikira, tukavuga mashallah. Ariko ubu aka kanya niwe uri gutiza umurindi abo bose bari kugenda basebya iyi dini bitwaje ngo RMC. Mu by'ukuri niba wenda ari n'abayobozi babi, ariko se tuvugisha ukuri, umuyobozi mu idini ya Isilamu, abantu mwese mufite ubumenyi, niyo waba udafite ubumenyi, tuzi agaciro k'umuyobozi mu idini ya Isilamu. RMC iratuyobora, nibo bagomba kutureberera ibyiza ndetse n'ibibi. Bakora ibibi, bakora ibyiza, ibyo birabareba. Izo ni inyungu z'Ubuyisilamu, twebwe ntabwo tugomba kumenya ngo byagenze gutya. Namwe mujya mushyira mu gaciro. Ubu RMC nta kintu na kimwe kizima igikora, ku buryo ibintu byose ikoze byose biba ari ubusa. Ndagira ngo munyumve neza, ntabwo aribo bantumye, nta nubwo ngewe mu bayobozi ba RMC benshi sinanabazi, ariko inzi abagiye barimo bagenda bavugaho, bagenda batungwa agatoki, kandi bigakorwa n'aba bashehe, bita ngo ni abashehe. Ngewe sinzi n'abantu bagenda bakabaha ziriya mpapuro. Bavandimwe b'Isilamu, hari abantu bize idini kugira ngo baze gusaba babone icyo baze baducangamukishe, baduzunguze, badushyire imihanda n'imihanda. Ariko Abayisilamu, nawe uri RMC, nawe ibaze uri uyobora Abayisilamu bo mu Rwanda, ibaze. Ahubwo nawe RMC ngiye mbona bari amabuye. Kuyobora Abayisilamu bo mu Rwanda ni nko kuyobora se ibiki, bigize inakoreka, uruvuga akantu kose nta magambo, bigize abantu bafite ubumenyi ku bintu byose. Iyo niba RMC isohoye itangazo ikavuga ati Abayisilamu
tubasohoreye itangazo, igisibo kiraje, ariko turagira ngo tubamenyeshe ko mu kwitegura igisibo neza tugira ngo dushake ikintu cyadushimisha. Mu by'ukuri aka ni akantu kaba ari keza gahuza n'abantu. Tugiye gukina umukino wa gishuti maze ubundi twinezeze turebe ko aya magambo ni amagambo yatangajwe na RMC bavuga ko bagiye gushyiraho akantu ko gukina umupira uzahuza abashehe ndetse n'abahifuz Qur'an, bariya bahifuz Qur'an baba bazasarisha mu matarawehe, bariya bana nyine baba baragiye basoma Qur'an, nyine baba barazifashe mu mutwe, cyangwa se n'abandi bafite ubumenyi kuri Qur'an. Iri tangazo rigisohoka ari PPS risatira hejuru ati ntabwo bibaho, agaragaza dalili zidashinga zikaba, ariko umuyisilamu ni utagomba kwishima. Abisilamu turi muri nuza ku buryo tutagombye kwishima. Ibi bikorwa byahozeho kuva na kera ku bantu bazi n'abasaza ba kera bajya bashyigikira abisilamu, bakajya gukina imikino nk'iyo ngiyo ikabahuza, bagahuza ubumwe. Ibi mikino abantu benshi barayizi, habagaho n'igikombe cyitwa idikapu, abantu benshi barakizi. None tuvugisha ukuri, ibi bintu byose mwebwe mubyumvishije mukabiteza akarindi, none hari abagenda hariya ngo yego ngo nibyo koko ngo ishehe ngo RMC niga abanyarwanda. Aka kanya mu by'ukuri wowe wenyine wicaye ugatekereza ku kintu kijyanye n'umuyobozi ukuyobora inshingano gufite, wallahi Rasul sallallahu alaihi wasallam ati umuyobozi ashatse anavuga ati ryama hasi mukubite kandi aguhora ubusa, kubera ko ari umuyobozi ukamwumvira. Keretse ikintu cyo utamwumvira ni kimwe, ntazakubwira ngo hakana Imana. Kandi mu by'ukuri hari umuntu RMC arabwira ngo Imana ngo ni ebyiri, Imana ni eshatu. Batubwira ko Imana ari imwe, bakatwigisha gutanga, ariko aka kanya noneho n'ibyo twatangaga abantu barimo turi kubitanga, abantu bavuga ati ibyo bintu mutanga ngo barabirya. Bitange babirye, niba birye uraba utanze kwa Allah urandikishije, niba utanze sadaka kwa Allah wandikishije, igitange bayirye, ibyo ntabwo bikureba. Ariko abantu bakagumura abandi ngo iyo mutanze sadaka zanyu barazirya, iyo mutanze zakatul fitri barazirya. Mu by'ukuri ubaha akanya birababaje cyane kuba umuntu asigaye afata akakarina akajya mu ngo z'abantu agiye gusaruza zakatul fitri, itegeko rya Allah, umuntu ahubwira ati oya ntabwo nzitanga bitewe nuko twumvise yuko bazirya. Aka kanya ibintu bimajije kutuba abasilamu. Ubu ngubu twari tuzi neza ko ubundi mu minsi iri imbere, mu myaka iri ivuyeho gatoya, inyuma yaho gatoya za 2010, wasangaga umuntu utari umuyisilamu tudahuje ukwemera umugira ati abasilamu ikintu cya mbere mbaziho urukundo. Iki kintu cyarangwaga mu kanwa. Ariko aka kanya kubera amagambo agenda asakara ku mbuga nkoranyambaga, bagenda bavuga isilamu nabi, bagenda bivamo, bagenda badusebya, bagenda bavuga gute, ubu aka kanya abakirisitu n'abandi dutandukanye mu myemerere bavuga bati tikumbe abasilamu nabo nuko bateye, ati kumbe abasilamu bajya mu bapfumu, ati kumbe abasilamu nabo burya ntabwo bakundanye. Ntago ibi bintu byagomba kubiceceka. Reka nkubwire, ntabwo mfite ijambo rinini ngo ryagera kure, ariko njye RMC nahise agiye ko yatanga n'ikirego. Njye nahise ko yatanga ikirego, hanyuma aba bantu bakabafata cyangwa bagakurikirana, bitewe n'uko hari n'igihe rimwe na rimwe bakoresha imvugo usanga ari nyandagazi. Bahamagare bazi imbere y'amategeko, maze ubundi bagire gute basobanura ibyo bintu, bajya basobanura bidafite na dalili, bidafite n'ibimenyetso, bazi babivuge, maze ubundi nibumva ko bari mu kuri babaho ubuyobozi. Erega ntabwo abantu bose twaba abayobozi, bitwaza ngo twarize ngo natwe ngo twabe ngo barize, ariko niba noneho hari n'ukuntu bajya hari abakirata ngo twe ngo twize ngo turi n'abahanga. Wakubwira ko abantu batuyobeye aka kanya hafi ya bose bamwe na bamwe batazarangije n'amashuri yabo. Ubuyobozi bushyirwaho na Allah. Niba wemera Qur'ani, nta na rimwe ubuyobozi bushyirwaho n'Imana, keretse niba uhakana Qur'ani. Niba abayobozi rero bariho bashyizweho na Allah, ni nawe uzabakuraho. Umuyobozi si byiza niba kubangamiye ngo uhite ugenda, ikibazo njye ndi kubabwira n'amagambo, njyewe ni amagambo nasomye mu bitabo bijyanye, wenda rimwe rimwe mwagiye munahindura mu kinyarwanda, njye nkagenda yasoma nkashyira mu mutwe, nkabifata nkabisigasira, nkavuga byibura aka kantu kazaza kangira umumaro. Ariko narabisobanukiwe, ndavuga menya yuko umuyobozi ari umuntu ufite umwanya ukomeye mu idini. Ubu dutangiye igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, muratangiye muzanye amatiku. Ibaza ariko ubwo sinzi njyewe niba wenda
isilamu mwarayinjijwemo wenda n'ibindi bintu, ariko nta kuntu waba uri umuyisilamu urwanirira idini uyikunda ngo ujye wumva utuntu twose twumvikana nyine ko twasabye ubuyisilamu ngo dushyira yawe apulodingi. Ubu viyuzi muzigurishije igiciro, ubu viyuzi koko nicyo kintu. Ubu idini ya Allah muyigurishije kubona viyuzi, mujye mubona viyuzi mube murishimye, ubu nicyo kintu muri gukorera. Bwana Rubangisa Suleimani, ndakwemera, ndanakubaha, ndanagukurikira ibiganiro byawe rwose pe, rimwe na rimwe njya mbona hari n'igihe ukora ibintu byiza, ariko aba bantu wibatiza umurindi, kuko abantu nta kindi kintu bakora uretse gusenya idini ya Allah. Kabone nubwo baba bari kuvuga ukuri, ikintu cyose washyira hariya ku mugaragaro kigaragaza nabi iyi dini, wallahi uri gusebya idini yawe, kandi ntabwo ari byiza pe. Masikini abayobozi, reka nkoresheje ijambo, Imana imbabarire, nubwo atari masikini, uretse ko banifashije Allah yabahaye inema, ni ukuri kw'Imana. Reka nkubwire, ni abantu bose bakotinga ku muryango w'Abayisilamu mu Rwanda, wallahi Allah azabaha igihano kibakwiye. Uzi gufata umuyobozi wawe ukamwandarika, ukamushyira hariya, ukamugira ese abayoborwa bazamufata gute? Niyo mpamvu nyine aba kanya ubu ngubu gutanga zakatiri fitiri byarahagaze, gutanga niyo zibonetse ni nke cyane, zanaboneka izo nkeya nabwo mukazicyurirana ngo baziriye barizihe mwatanze. Ibibazo birakomeye, aha kanya mwabuze uko mujya gute, RMC yabafungiye imiryango nyine ntabwo ishaka gusesagura, ariko aha kanya murajya mu misigiti, ibikorwa buri wa gatanu. Abasilamu mubyitegereze neza, mujya mubireba, ariko mubirwanye. Buri wa gatanu ntabwo hajya buri umuntu uhaguruka ku ijuma azakubwira ngo mutange inkunga y'ikintu runaka. Dusa n'umusigiti, tugura amazi, tugura umuriro, ibyo bintu byose, ibikorwa bitarangira mu musigiti bihoramo. Kuva nakora amayijuma sindabona ijuma irangira bate alhamdulillah, ibikorwa twabigezeho, twageze kuri ibi ngibi alhamdulillah. Uyu munsi nta kibazo dufite, umunsi hahora ibibazo, niyo byabuze n'umusigiti bawufata bakawusenya, maze ubundi bakazana ibyo bibazo bindi, kugira ngo bahaguruke mwitange mu nzira ya Allah. Ubu niko ubuyisilamu bubayeho ubu ngubu. Umuntu arashyiraho inyigisho kuri YouTube channel cyangwa se ku yandi macana agiye atandukanye, umuntu agashyiraho inyigisho zivuga kuri Allah, abantu ntibazumve, ugasanga zifite views 100, 20, 30, ariko washyiraho ikintu cy'amatiku RMC noneho muze murebe ibintu noneho ibintu yakoze, abantu bahita bafungura birukanka cyane, babaye abafana. Iyo dini se yabituganisha hehe? Ariko bakanya ubu ngubu ndi kubivuga, mu kanya gatoya uraza gusanga abantu biraba, abantu batangiye kunyoherereza utuntu tw'utumesaje ngo noneho ngo wowe ibintu uri kuvuga. Hari n'abashekhe batangira banga wowe ngo ufite ubuhe bumenyi, kuko tuvuga ibintu nyine ngo twize, ariko kugira ubumenyi no sinzi. Ariko na Musa alayhi salatu wassalam, uyu Musa nawe yigeze kwikobaga mu gatuza yumva ko ari we mumenyi, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yamwereka yuko nawe akiri umunyeshuri, yaramubwiye ati genda ujye gushakisha ubumenyi. Yamuhuje n'umuntu usuzugura cyane kuburyo atanamwubaha. Umwanya w'ubumenyi mu Isilamu ni byiza, ariko kuba umumenyi utazi gushyira mu bikorwa ubumenyi wamenye. Kumenya ni kimwe, rega no gusobanukirwa ni ikindi. Nese niba umenya idini ya Isilamu kugira ngo wigisha abandi, ukaza ahubwo urimo uri kugumura abantu ukoresheje ibyo bintu wize nta kintu bitumariye. Ibyo bintu wize ntabwo nibiza yuko bigateranya abantu, bikaza bigakura abantu ku murongo mwiza. Ibyo bintu rwose biraza gusanya nta kintu bimaze. Iyo ushaka wari kwicara iwanyu ukajya wikorera ibindi bintu, tukakumenya mu bindi bintu bikarangira. Kandi uri usebya gusa, nta kintu cyiza na kimwe muraza muvuga ngo iki kintu. Alhamdulillah, reka dushimire uyu mushekhe Dusengimana Faraji, alhamdulillah, masha Allah. Uyu nguyu mu by'ukuri Allah ajya amworohereza, muri iyo nkundura yose uzasanga atarimo,
kandi wallahi niba hari n'umushekhe wa mbere ugeragezwa mu Rwanda uhura n'ibigeragezo binakomeye, niba ari umushekhe wa mbere bamwita Faraji. Uyu mushekhe muzabyitegereze neza, nta na rimwe azaza imbere ya kamera avuga ngo kanaka kanaka, oya, niyo bamuvuze bati simbizi, kandi niba yanabivuze kuko Allah ya'lamu, akiringira Allah. Niyo mpamvu Faraji akajya muri umma yanga ameze neza, Allah ajya amworohereza kandi ajya amuha kheri. Yaranazimuhaye izo kheri arazifite. Dushimimana Faraji, abantu baramukunda, baramwubaha, ijambo avuze turaryumva tukumva ijambo ry'ukuri, bitewe nuko ntitujye tumva amatiku. Erega ibyiza birivugira. Wize kutwumvisha nyine ukuntu wowe watwangisha abantu, abo bantu turabangira iki? Nibabona ibitagenda neza bakavuga kuba umuyobozi biba bisaba nyine ugafata nyine umwanzuro, biba bisaba gufata umwanzuro kuba umuyobozi. Niba umuyobozi umushekhe runaka kumusitura runaka umwami runaka yakoze amakosa, mukureho cyangwa se umufatire ibindi bihano. Ibyo bihano nibimufatirwa ngo arayimusingira irahubuka guteke, bamajije gushyira mu bushishozi, bamajije kubona ko uwo muntu ari icyorezo mu bantu, bagashaka kugira ngo bamuhanake bakumukubita akanyafu. Rimwe na rimwe hari n'igihe badashaka wenda kumara cyangwa se wenda bakanabikora mu buryo bworoheje, abantu bagahita bakabiremereza bakajya guteranya abantu. Ndi kuvuga kuri Faraji Allah ajya amworohereza, ari mu bantu bageragezwa cyane, ariko nta na rimwe uzamwumva amatiku nk'ayo ngayo ngo nje kuvuga ngo nje ku mashallah. N'uwo bita Sheikh Gauta Abdul Karim, uyu mufite ucyuye igihe, Allah ajya aborohereza, yaraborohereje. Nta kindi kibaranga ku rurimi rwabo uretse subhanallah walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibindi byose ni Allah yaravuze, rasulu yaravuze, mushyire mu bikorwa. Mashallah, aho hano nibo bashekhe dushaka. Wowe ikintu kikuzana imbere ya kamera n'imbere mu mvugo zawe nta kintu ni ukuzusebya. Ubwo nuvuga ngo ibyo mupfa ntabwo tubizi, namwe yaragiye kwiga mukumvikana yuko muzaza mwese mukayobora. Ntabwo abantu bose bayobora. Hagiye kwiga wenda mwabigambanye muje, bamwe bafata intebe, mwebwe murazibura. Mwe muretse iki cyo namwe kizaza, mwihubuke, mwigira umujinya mwe. Nanone sinabura kuvuga n'uwo bita Ashraf. Ndayisenga Ashraf nawe ni umushekhe mwiza utanga inyigisho nziza, akoresha ubushoboka byose kugira ngo dawa igere ku bantu benshi. Ibyo ngibyo Allah ajya bimuhembera, ariko nawe hari igihe usanga ashaka gucikwa gakeya, bigendeye ku magambo yigeze kuzana, atangiye ngo reka nsubize ibinyoma bya Pepe. Abantu nka bariya ntabwo umuntu ajya bavugaho, iyo bavuze abatije akarindi. Abantu nka bariya nta muntu ujya bavugaho, ubundi iyo bavuze urabyihorera ukanabereka ko utanabibonye. Kubavugaho nawe ni ukubateza akarindi. Byarambabaje ngiye kumva numva ngo ndaje ngo mvuge ku binyoma bya Pepe. Ibinyoma ni ibinyoma twese tuba tuyibona reka, kandi ikinyoma ntabwo kiya gikura, gihora hasi. Niyo gishatse gukura Allah gikubita agakoni gato cyane kandi kakagariragarira abantu. Ubakaya twamajije kubona ko RMC hubwo ifite abayoborwa babi, iyobora abayoborwa babi. Wallahi uri RMC ukayobora abanyarwanda b'Islam ukabashobora, hubwo naho ngaho navuze ngo barihangana. Uyobora abayisilamu mu Rwanda ukabashobora, naho ngaho RMC barihangana. RMC si ikibazo, ahubwo abo bayobora nibo kibazo. Kandi ngo nta gihe Imana izabaho abayobozi beza uretse ko namwe muzamutunganye muri beza. N'igihe muzamuyoborwa n'abayobozi nuko namwe muri babi, bayobora nabi kuko namwe muri babi. Kuki twe tutatunganira Allah kubivuga ku magambo buri munsi mashallah? Ibyo bintu inyungu muvanemo ngo views, tumashije kumenya yuko mushaka views kuko tuyibonera ku magambo y'imitwe y'interuro yanyu. Kwa kundi ujya kwa uploading ikintu maze ubundi ukajya hejuru ukakira akantu nyine gakurura abantu bari bwarebe icyo kiganiro, ujya kubona ukabona handitse ngo RMC ngo noneho ibi bintu ngo turabirambiwe, ngo RMC ngo noneho ibi noneho ngikoze ngo noneho abasilamu ngo abasilamu. Wowe ufite ikibazo ariko isukikira abasilamu bose ngo abasilamu noneho ngo ntabwo bari kubyumva neza ngo ibintu RMC iri gukora. Ibyo bintu twe twarayibatumye, natwe turi abaturage, turi mu basilamu turayoborwa. Ibyo bintu twarayibatumye.
uretse ibintu by'itiku n'ibintu bamushaka gukurura mu bayisilamu n'inzangano mwabibye mu bantu b'abayisilamu. Njyewe ndi gusaba RMC njyewe niba binashoboka aba bantu bajye banabashyira hanze babarege bigiharira mu buyobozi bavuga ngo birava ngo RMC ngo bifite ibintu ikabijyana mu buyobozi ngo kandi ngo abayisilamu none se abayisilamu ugira mwebwe n'itiku ryanyu mutagiye mu buyobozi kugira ngo byakemuka. Ntabwo tuyoborerwa n'ubuyobozi bwa Kisilamu. Ntabwo tugomba niba ibintu byanze ntabwo twebwe abasilamu dutegereza. Ntabwo abasilamu twebwe dufite abasilamu twebwe natwe turayoborwa. Ariko nubwo tuyoborwa natwe turayoborana mu bayisilamu muzaza mutura abananirana babarege babagende babafunge ko ntabwo dufite gereza babafunge muri gereza z'abandi nyine batuyobora. Ariko njye nisabira ko ibintu byahagarara. Abantu bakore dawa niba umuntu ashinze YouTube channel be alhamdulillah ziro wenda zanzira n'abahemba ariko reba ikintu ugiye gushyira kuri YouTube channel yawe icyo kintu gifitiye inyungu abanyarwanda gifitiye inyungu abayisilamu kiri kubaka societe ariko nusanga icyo kintu ugomba kuba wagishyiraho ugasanga kiri gusenya gikumire na wa wundi umutize imbaraga nkeya ajye abona ko nta hantu ibintu bye bigera ahubwo mujye inama mugire mubagire inama. Birashoboka ko wahamagara RMC kandi bati turagira ngo ibintu bigende gutya na gutya yize maze muganira abayobozi babo barahari ariko nabo ntabwo babakunze bitewe nuko barabizi uri kwiyerunza arese bo nibigoryi ngo twahamagaye ngo bizongera muri RMC ngaradukupa ngo yagukubye kuko impamvu uri utangaza ibintu by'ibinyoma ugiye aguha amakuru ugende yahinduremo ibyawe. Iyi dini muyigurishije agaciro gatoya k'amaviyuzi iyo tubita amafaranga yembwa twese turayazi ntabwo ayo mafaranga rwose yatuma ugurana idini ya Allah ku gaciro gato cyane gutyo ngo nukurikiranwa cyane abantu bakakureba cyane uzabona ibiraka byamamaza nukurikiranwa cyane abantu bakakureba cyane uzabona abantu ariko gusa njyewe ntabwo nari ndanga kugira ngo wenda nteranye impande zombi kuko turabizi neza hameze nkaho wagira ngo ni amashyaka abiri ahanganye RMC ndetse n'abashekhe bandi bayiyomoyeho bamwe bagiye bakora agatsinda kabo bashaka kugira ngo kaze ese ibo bakora iki koko baje ibaze ahubwo Imana ishimwe none ibaze iyo tuza kuyoborwa n'aba bashekhe ibibazo tuza kuvuga abashekhe usanga bafite amagambo bagira gute ako bijye binansetse biziki buriya kuko baragiye bicara ku ntebe y'ishuri biga ibintu bumva ko bazashyira mu bikorwa bakabishobora barabyiza koko cyangwa barabyibagiwe bashobora kuba barabyize bakabimenya n'amanota meza kuri bibliothèque ashobora gusohokaho ariko buriya umuntu wize umuntu urangije 2012 ntabone stage ugira ngo wakanye ubu ugira ngo abana birangije 2020 akona stage ugira ngo ntibameze neza baramurusha ubumenyi bitewe nuko bo bahora muri bya bitabo barabyize amajije kubyiga babihoramo bahora bareba ariko wowe wize amajije kwiga wigira ubumenyi uri umuntu w'umumenyi uri hariya ubumenyi bwa ntacyo bikizo kumarira niba utazi ibyo wize ngo bishyire mu bikorwa. Ese niba Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ngo mujye mwisha amabanga y'abagenzi banyu natwe tuzabahishira yanyu ibintu byose mukamushaka kubishyira ku rubanda ubwo uko tuvugisha ukuri mwarasobanukiwe mwarasobanukiwe koko nene se nanone reka mbibarize uriya twebwe tuba dufite dalili nyinshi ibi bitabo ni mwe wenda mwanabyanditse ntabwo tubizi ariko twe turabisoma tukabisobanukirwa kubarusha sinzi reba abasaza mujya muvuga ngo abasaza ntabwo bigeze biga idini ngo nta dini bafite wallahi kuri bo babo uziko aribo bitambitse kugira ngo mujye kwiga za Saudiya mujye kwiga izo za Oman mujye kwiga za hehe hose uziko aribo babigizemo uruhare wallahi nta dini bafite kivuye imani umwana umubyaha kubyara akagukubitira idini akagira gutaka kuri akakunga ngo paka igihugu za Saudi akuwaza kuvuga ngo woyinjije ngo abasaza ngo ndetse ibintu bavuga byose ngo ni ibintu bipfuye nibo bakwigishije wallahi izo bazika abayisilamu abasaza batushaga imani bataranize idini ariko ugasanga ari kuri imani afite imani arasari gatanu ku munsi rimwe na rimwe ni swala ye itaba yuzuye neza ariko kuko we yumva ko iswara ritegeko yumvishe kategeko nyine umva ko atayireka kandi rimwe na rimwe najye vuga subhanallah ni subhanallah ariko arazi neza ko iyo message yatambutse kwa Allah
akavuga sinize ariko umwana wanjye agomba kwiga akitambika paka ukiga wamara kurangiza ugatangira kuvuga ngo urinjije. Ibi bintu tubireke. Ubu twemere tugurishe idini ya Allah views. Ibi bintu byateye byo ku ma TikTok usanga umuntu afata ngo kandi ngo reka kandi ibintu koko mwakwikubisa agashyi. Dore turi mu gisibo. Akanya mufitanye ibibazo turabizi nk'abashehe. Khutuba zimaze iminsi zitambuka, zimaze iminsi zitubwira ngo mwicuze kwa Allah, musabane imbabazi, kandi ngo nta muntu umuntu uzasibana ibintu by'ingingimira ku mitima n'iki, ibyo ngo Allah ntabwo azigera yakira igisibo cye. Izo nyigisho twarazumvishije, ariko mwebwe na n'ubu muracyafite ibibazo, n'ubwo igisibo gitangiye mufitanye ibibazo, ntabikemura nimwica ngo musabane imbabazi, ariko ngo muri abashehe. Ndabivuze rwose, yewe sinzi gusuzugura ubumenyi mwafashe, sinzi, ariko niba ubumenyi mwafashe mutari kubushyira mu bikorwa, turi babiri batandukanye, ntabwo mbabeshya. Twese twagiye dukora ibintu bimwe na bimwe bigiye tugatandukira inzira ya Allah, ariko twabonye ko ari ubusa. Niyo watandukira turi abantu, ariko igihe cyose twatandukiriye tumenye ko twanatandukiriye. Amagambo ururimi indimi zacu zigiye kudukoraho neza. Niyo mpamvu nyine nanjye ndi kubikotingaho. Ntabwo ari byiza kujya hariya ugafata ibintu byose ugashyira ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bishyireho ibifite akamaro, garagaza dalili y'ikintu. Rasul yaravuze, Allah yaravuze, ibindi byose urimo ni ibiki? Ngo bavuze ngo football, ngo bagiye gukina football bikubaye ikibazo. Ikibazo ni ikihe koko? Imikino na Rasul sallallahu alaihi wasallam yakiranye n'umugabo. Rasul sallallahu alaihi wasallam amushyira hasi. Gukirana none gukina abana afatanye urumva n'ukumva nibi. None ibaze gukina umupira ntabwo mu Rwanda ko ari rimwe na rimwe umuntu yifata umupira gucenge yitere mu izamu birangire, ariko ubize utangiye gushaka ibimenyetso byabigira haramu, ushaka kwishaka ibimenyetso. No, oya, ndahuye ngo murekeraho, ndavuze ngo murekeraho. Sindi mukuru kuri mwebwe, sinidumbukije, ntabwo wenda ari ukuvuga wenda ngo ngiye mfite ubumenyi bwinshi wenda bwabo, ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam umwe yaraje aramubwira ati ya Rasulullah, ni iki nakora kugira ngo nishimirwe na Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam ibyamusubije murabizi, muri abamenyi, mujya mutuka ko muri abamenyi. Yaramubwira ati ujye uvuga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibyo ni byiza. Arongera aramubwira ati se ya Rasulullah, none se nzajye ni iki kintu najya ntinya wowe wumva ko ntajya ntinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam yaramubwiye ati kwanza yanavuze, yafashe ururimi ararukomeza, yafashe ururimi rwe ararufata, amajije kurufata avuga ati jya wirinda iki afata ururimi rwe ati jya wirinda iki. Ururimi ni rubi cyane, jya wirinda ati ikintu cya mbere ntenya ni ururimi. Nyarananiwe kuvuga mu magambo ko arufata n'intoki ze, nyarananiwe kuruvuga mu magambo. Ururimi rwacu wallahi ni rubi cyane, ruraruga, rumajije kuruga abantu benshi, rumajije kwica abantu benshi. Akanya umuntu yajya gufungura internet akibona notification ngo Dawa Rwanda TV akahita abona ngo none ngo majirisinga ibintu ikoze. Ibyo bintu mana nyagasani, mwakize ibintu bizima kuko tuzabireba nabyo. Nitunabireba tukabireba gakeya ariko ntacyo bike byiza. Nk'umujyi biranshimisha na prodinze ikintu nkomara cyane ngo n'abantu 50, ariko kavuga mbabarira abantu 50 bakirebye kize kugirira akamaro wenda bya nawe niyo baba abantu 5, kuko tujye duhaguka tugakora dawa tukabwiza abantu 5 tukumva ko nyine twakoze. Ariko iyo ugize imana ukavuga amagambo meza atunganye kumva n'abantu iyo baba 5 ariko bagashyira mu bikorwa ayo magambo batangaje, ni byiza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Indonye zino si wallahi nizagaye gatoya, agahe gato cyane rwose. Ni ukuri abantu mwiringira ibintu by'isi nyine natwe turimo, ntabwo ari ibintu twakwiye kugenda ngo dufate dikare ya mwayemenyaga wallahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam yabaga kuvuga atanze ubutumwa bwe butambutse, yakundaga ya mwayemenyaga namwe ya mwamenyaga yuko ibyo bintu byose bizabakoraho kuri akhir, kandi abantu bazi ko imperuka iri kuri. Wallahi Rasul sallallahu alaihi wasallam ibimenyetso yagaragaje ibyinshi bigaragara, uretse ko ibikuru bitaraza, ariko ibyinshi biri kugenda bigaragara. Murakiringiye isi, muri kumva ko nyine nubona views YouTube cyane za memba,
reka uzahembwa ariko uzabaho kuri ino si. Wibaze kurya ibintu bivuye muri haramu, kwambara ibintu byavuye muri haramu, amagambo yose yawe ni haramu. Ibyo bintu kugira ngo Allah arakwishimira? Oya. Niba mutangiye ayo magambo angana gutyo, amagambo mwavuye mwaratukanye, mwageze gute, mukaba mutarasaba imbabazi, mukaba mugiye gusiba, iki gisono ni iki? Mujye kwicisha inzara y'ubusa, mwirire, nimwireke namutubeshye. Ko mwinjira muri mimbare mugahita mutangira amagambo ati Imana yaravuze, Rasul sallallahu yaravuze, kandi mushyire mu bikorwa. Yes, niba gusabana imbabazi muri Islam imbere y'igisibo, ndetse bavuga iminsi 3, iyo minsi 3 yishize hari ibiteganywa bikorwa nyuma ya none. Niba umaze igihe kingana gutyo uvugana n'umuntu nabi, murakaranya, mujye musubikanya amagambo atari meza, kuki utamwegerwa ati byibura niba hari icyo nakosheje kimbabarira, ariko dutangire iminsi myiza nk'iyi ngiyi neza? Ntabwo mwabishobora, ariko namwe nabishoboye mubikore. Asakanya hari byarenga. Allah kikurindirije ni amahirwe kiguhaye, bikore wishe. Akanya umuntu yavuze akavuga amagambo yakubaka, ubanza kureba seveye, utarabanza kumva n'amagambo akubwiye niyo yaba ari meza cyangwa ari mabi, ubanza kureba seveye. Nguriya muntu kubundi ibintu nkabiri ubundi ni shekhe cyangwa ni imamu, okay, cyangwa ni ustazi cyangwa ni babana, ukabanza kumva byanga bikunda ahita yihakuca akigendera. Cyangwa se niba anafunguye yakumva uwo uriwe agahita afunga akigenda, bati ngo nta kintu kizima yavuga. Iyo niyo Islam tubayemo, ba Islam. Amagambo niyo nigarutseho, ibintu by'amagambo ku social network, ibi by'amasocial media, ibi bintu tugenda dukora byose by'ibi content bidashinga, tumenye ko ibi bintu ntago ari byiza mu bantu, birasenya abanyarwanda. Wallahi ngo abantu bababaje cyane ba mbere mwumva ngo n'abantu babunzaga ibigambo, abantu bavuga ibigambo bidakwiye, n'abantu babunze nka umva utuntu tworoshye gutyo, ariko Allah akazaduhanira abantu ibihano bikomeye cyane. Ugasanga abantu barahangayitse mu mva zabo, babazwa ibintu byo kuvuga ngo bavugaga ba kanaka. Twisubireho bigishobotse. Allah niwe ubabarira, kandi igihe cyose tuzaba tukiri kumwe, mu by'ukuri turi abayisilamu kandi turi ku nzira imwe, mu by'ukuri tujye tumenya yuko nta kindi tumarira ndetse kunganirana, kandi tukagira inama zubaka. Allah yaravuze, Rasul sallallahu yaravuze, kandi ngo inkuru nziza mu bihangana. Ni ukuri kubera mbabwira, reka ngongere kuvuga kuri RMC irihangana. Nta muntu n'umwe ujya uvuga kuri RMC ngo ayivuge neza, kandi bakora n'ibikorwa byiza rimwe na rimwe. None se niba wowe ureba ibyiza gusa, nako niba ureba ibibi gusa, ibyiza ukabireka, ubwo uri umuyisilamu nyabaki? Uri umuyisilamu nyabaki? Ukuvuga ngo RMC ubu hakanya kugira ngo iburo abayisilamu isigaye irwana no gusimbuka imitego bayitega kugira ngo byibure igere ku ntsinzi. Ikiri cyo gukora ni ukugwana no gusimbuka imitego. None hakanya ubu ngubu basa nkaho nabo bamajije kunanirwa, baricecekeye, barabavugisha igise, baratangaza ngo mukore iki ngiki abayisilamu, bamwe bagasongoza kubera ko barabagumuye. Ariko ndizera ko uri umuyisilamu muzima usobanutse, bagumya bashaka kugumuka. Kuri umuyisilamu usobanutse ntabwo wagendera mu kangaratete k'abantu bavuga ibigambo bidashinga n'ibindi byose. RMC n'abayobozi bacu baratuyobora, ibintu byose tugomba gukora byose baratuyobora. Kandi niba uri umuyisilamu wemera Imana n'umunsi w'imperuka, tugomba kwemera abayobozi bacu niyo baba ari babi cyangwa ari beza. Noneho tunabibakuragu, umuntu abimenye neza, umuyobozi ari mwiza ari mubi arakuyobora, kandi ukemera. Ikintu cyonyine Rasul yavuze nuko atazakuyobora mu bibi gusa, igihe cyose akuyobora mu ibibi, kandi byavuze ni ibi ngibi, kukubwira ngo ashirku billah, kubangikanya Allah gusa. Ibyo byonyine natabikora n'akabona azagakubita, kandi utuzi ibyo urimo ntabwo ubizi. Nuba umuyobozi uri kivume kwa Allah. Nta muntu uzubaha umuyobozi, kubaha umubyeyi wawe, ndetse n'abandi bagiye bavugwa, ntabwo izo nyigisho twari turiho, n'abandi bagiye bavuga muri no hadith. Ntabwo kubahuka ari byiza, abo ngabo ngo baba baravumwe. Ubu uzabona umenya ngo aba ngaba Allah ntabwo abareba neza, keretse nibemera kwicuza bagasubira kwa Allah, kuko Allah ni ubabarira kandi ni uwibuka cyane amakosa yacu. Reka nsohoze aha ngaha bavandimwe b'Abayisilamu. Mu by'ukuri niba uri umuyisilamu
kandi ukaba ushaka kwibuka idini yawe. Mu by'ukuri nujya ubona ibiganiro nk'ibyo ngibyo bikoze isoni bigira gute, muri komenti hehe ujye ushyiramo ati muratubangamiye, murekeraho. Bishyiremo ibintu, mujye mushyiraho content nzima. Inshallah ta'ala rero, alhamdulillahi rabbil alamin. Aho nakosheje Allah ambabarire. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Mu by'ukuri ndi umuntu, niba hari ibyo naba nangije cyangwa se nakosheje, ibi ngibi Allah aze kubimbabarira, kubera ko Allah niwe mugenga wa byose kandi niwe ufite roho yanjye mu kiganza. Kandi niba nari ngamije kuvuga ibyiza, Imana ibigire byiza kuruta cyane. Kandi niba hari n'ibyo navuze bidatunganye, Allah abitunganye kuko niwe utunganye. Mu by'ukuri rero Abayisilamu bavandimwe, reka twubake idini yacu kandi twubake ku byiza, tureke kugendera mu matiku n'ibindi dusenya. Kandi ikindi twubahe abayobozi bacu uko baba bameze kose. Ikindi niwumva bagushishikariza ikintu runaka, jya ugikora mu maguru mashya, kandi ntuzigere wicuza icyo umuyobozi wagutegetse gukora, uretse ko uzabwereke Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se usabe Allah wenda ko yaguha umwiza kuruta ibyo ngibyo. Nubikora uzaba wemera Imana ndetse n'umunsi w'imperuka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.